Ndabasuhuje abakurikirana ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi hano kuri Mugisha TV, baba ari mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu by'umwihariko aba diaspora, mbahaye ikaze. Byari amarira n'agahinda mu gusezeraho bwa nyuma umukobwa witwa Ingabire Samantha. Uyu mukobwa witwa Ingabire Samantha yapfuye tariki 23 z'ukwa gatatu 2026, aho bivugwa ko yishwe n'umusore yigaga muri RP Tumba, waje nawe kuba yakivutsa ubuzima cyangwa se waje kuba nawe yakiyica, aho bamusanze mu nzitiramibu yapfuye. Uyu musore yigaga muri kaminuza mu mwaka wa mbere ibijyanye na Information Technology, mu gihe umukobwa we yigaga mu mwaka wa gatandatu. Urupfu rw'uyu mukobwa rero rwababaje abantu benshi, aho bivugwa ko yanapfiye tariki imwe ndetse n'ukwezi kumwe mama we yapfiriyemo, dore ko umubyeyi we yapfuye tariki 23 z'ukwa gatatu mu 2013. Umubyeyi wa Ingabire Samantha rero amajije gupfa, Ingabire Samantha yajyanwe kurererwa kwa nyirasenge, aho yatangiye kurererwayo yiga mu mashuri yisumbuye, dore ko ubu ngubu yari ageze mu mwaka wa gatandatu arimo arasoza mu bijyanye na TVET cyangwa se imyuga n'ubumenyingiro. Uyu mukobwa rero mu kumushyingura abantu batanze ubuhamya bavuga imico ye, bavuga uko yagiye abaho, uko yagiye abana n'abantu, aho benshi bagiye bagaruka ku mico ye bavuga ko yari umukobwa mwiza, umukobwa w'umudivantiste wakuriye mu muryango usenga Imana ndetse wubaha Imana. Ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye abantu bagiye bavuga ibintu byinshi, bagenda bavuga amakuru menshi. Murabizi ku mbuga nkoranyambaga havugirwaho ibintu bitandukanye, ndetse bimwe uyu muryango wabifashe nk'aho ari ukubashinyagurira cyangwa se ari ukubatera agahinda. Ariko umwe mu muryango w'uyu mukobwa mu gihe cyo kumushyingura yaje kuba yashyira ukuri cyangwa se yashyira umucyo kuko yapfuye cyangwa se uko byagenze kugira ngo uyu mukobwa yitabe Imana. Yavuze ko uyu mukobwa yari avuye ku ishuri, aho yari avuye ku ishuri aje mu karuhuko gato yitegura kujya muri stage. Ubwo rero yari ageze mu rugo aho yarererwaga kwa nyirasenge, uyu mukobwa yaje kuba yavuga ko imashini ye yapfuye ndetse ashaka kuza kuyikoresha, ariko nyuma yaho ntabwo baje kuba bamenya uko uyu mukobwa yaje kuba yagera mu karere ka Rulindo aho uyu musore wamwishe yabaga. Kugira ngo rero bimenyekane ko uyu mukobwa yapfuye, uyu musore yaje kuba yakandikira urwandiko nyirasenge w'uyu mukobwa, aho yamubwiye ko yamaze kwica umukobwa wabo ndetse abarangira aho bajya gushaka umurambo, aho yababeshye ko bawusanga mu mujyi wa Kigali. Kwa nyirasenge w'uyu mukobwa ndetse n'abari bamuzi bafashe urugendo berekeza mu mujyi wa Kigali kugira ngo bajye kureba uwo murambo w'umukobwa. Bagiye mu mujyi wa Kigali rero barazenguruka ijoro ryose, umurambo barawubura, niko gutabaza RIB kugira ngo ibafashe kuba bashaka uyu murambo. Ariko nubwo batabaje RIB yari yamaje kumenya ko uyu mukobwa yishwe. Nibwo rero yabahaye ifoto, barangije babona ko iyo myenda ari iy'uwo mukobwa ndetse n'uwo mukobwa ari we, kuko bamenya ko uwo mukobwa yishwe ndetse n'uwo musore wamwishe. Akimara kwandikira urwandiko nyirasenge w'uwo mukobwa, nawe yaje kuba yakica, aho bamusanze mu nzitiramibu yapfuye. Imiryango rero yaje kuba yafata uwo murambo bawujyana mu bitaro bya Nemba, aho kuri uyu munsi rero yaje kuba yashyingurwa mu gahinda kenshi, aho abantu rwose barize ari benshi, ubona ko bababajwe n'urupfu rw'uyu mukobwa. Ushima gukurikirana ikiganiro cyose kuri Mugisha TV, mukomeza gukora subscribe, ndabashimiye.